Reka nanone tubifurize umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje kandi rwose mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba. Birumvikana turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024. Hanyuma rero rwose ntabwo twarara tutabagejejeho uko byiriwe muri access zigiye zitandukanye, aho mumaze kumenyera ko rwose tuba tuzenguruka hano muri province du Nord cyangwa se mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga ya rero tukaba turi kubagezaho iki kiganiro cyangwa se aya makuru ku isaha y'isa moya zishyira isaha y'isa 2 z'ijoro, aho rwose tuje muri studio mu gace ka Bisuma cyangwa se ka Bisuma, rwose ni muri axe ya Masisi. Ivumbi ryatumutse, umuriro watse, za tworuvu za mashinigani nizo ziri kuririmba, nyamara ni M23 iri kugundagurana ku buryo bukomeye cyane na coalition ya FRDC yiganjemo Nyatura na FDLR. Turaje tugaruka ku by'imirwano, ariko kandi turaza no kugaruka ku witwa General Autoproclamé Mutayomba, biri kuvuga ko rwose yamaze kuba yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ese izi ntera hamwe zikomeje gukusanyikira i Burundi? Murabizi neza ko ibigano twakoze uyu munsi byagiye bigaruka i Burundi cyane, nguwo General Omega i Burundi. Ngayo ingizo ingabo zari ziri mu by'ukuri cyangwa se ingabo zari zifungiye mu magereza agiye atandukanye, hari za Rumonge n'andi agiye atandukanye, harimo za Ruyigi zakusanyijwe. Mwabanwe turaza kuba tureba n'iki gihatse mu by'ukuri uyu mukutano cyangwa se uyu muhuro wizi FDR cyangwa se abayobozi bakuru bo muri FDR. Ariko nanone kandi turaza kugaruka mu mujyi wa Goma tuze kubabwira uko situation imeze. Turaza kugaruka ku magambo amaze gutangazwa n'umugore wa Vital Kamerhe avuga ati rwose twarusimbutse, ati dore ko parcelle yacu rwose yari yahinduye icyo bita champ de tir cyangwa se aho bagomba kuba wagira ngo naho bakora imyitozo y'igisirikare bitewe n'amasasu anyanyagiye muri ya parcelle. Turaza kuba mu by'ukuri twinjira muri iyi nkuru y'uburyo ki ari kuvuga ati turashimira Imana ku buryo bukomeye cyane yabashe kuba yadusimbutsa cyangwa se yaturenza ijoro rya none. Ni muri ya kudeta cyangwa se ya kinamico ya kudeta yateguwe n'ubutegetsi bwa Jean Pierre Bemba, ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho rwose uyu mugabo yamaze tayari kujya mu by'ukuri gukora icyitwa propaganda yerekana ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma mu by'ukuri y'ibitero cyangwa se iki gitero cyagabwe mu rugo rwa Vital Kamerhe, dore ko ari n'igitero cyagaragayemo drone y'indwanyi, kikaba ari n'igitero kandi cyasize abagera kuri 3 rwose mu barinzi ba Vital Kamerhe bahatakarije ubuzima. Nandi makuru tutababwiye mu ngingo niyo tujye kwa tugarukaho. Icyo musabwa ni kimwe gusa, no kudutiza umwanya ubundi tukabavira imuzi n'imuzingo ibyaya makuru agezweho kuri uyu mugoroba. So ni Kedi Official, ni mukora subscribe na sharing video zacu, ubundi 5 kwa 5 mujye mubasha kuba mwakurikira ikijyanye n'imiripoko ndetse na za nyamugigima ziba ziriwe rwose ziri guturagurikira hano hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse gahunda yo gushyigikira umuyoboro wa Kedi Official, rwose ni ingenzi cyane kuko nk'ubu rwose tuba tugomba kubazanira amakuru atosoye, amakuru adzimbye y'uburyo bimeze hariya hakurya muri ya misozi ya za Bisuma, iriya misozi ya za Kagundu, imisozi ya za Gashebere n'ahandi henshi agiye hatandukanye. So ngayo nguko rero, gusa icyo usabwa ni kimwe, no kubana natwe ubundi 5 kwa 5 munihangane nimwumva amajwi y'akavura kari kugwa. Rwose ndabizi neza ko icyo cy'ingenzi ari uko mwumva amakuru tuba twabateguriye, ibindi rwose badaye bizagenda bikosoka gake gake. So ngayo nguko rero mureke twanzikire kwanza kuri iyi miripoko iri kubera hariya muri Masisi, dore ko ari agace mu by'ukuri kari kamaze iminsi kabiramo imirwano igiye itandukanye, ariko kuri no nshuro imirwano ikaba isa naho yagabanije umurindi, ariko biratunguranye cyane kuri iki gicamunsi ndetse no muri uyu mugoroba kumva M23 iri kurwana na coalition ya FRDC. Ese byatewe n'iki? Ni gute iyi mirwano yubuye? Nibyo ngiye kuba mbavira imuzi n'imuzingo kugira ngo mumenye imvo n'imvano y'ibi bitero. Kwanza reka mbanze mbibutse aka gace kabisuma na Mema, agace mu by'ukuri kabiremo imirwano kuko ngubu ibinyamakuru byara muri Kongo Kinshasa byo tayari byamaze gukoza ibaba muri wino birandika biti Mema est sous contrôle par le groupe d'autodéfense. Bakavuga bati agace ka Mema karagenzurwa na Wazalendo.
ese bihuriye he n'ukuri mw'abantu mwe? Reka mbanze mbibutse iyi karita geographique dufite hano imbere yacu, tubabwire buryo ki bimeze hariya hakurya. So ukuntu gahunda zimeze rero, iyo uvuye Mushaki, ubwo duhereye Mushaki twanze guhera muri Sake, reka duhere Mushaki nyamuneka kuko twagiye dusubiramo kenshi turiya duce, ngira ngo kandi n'abantu badukurikira abenshi mwarahabaye murahazi. Iyo uvuye Mushaki ufashe uriya muhanda werekeza Matanda, ubwo nyine already uva Matanda uhita ugeraho bita Nyakajanga. Nyakajanga ngira ngo murabizi neza ko ifite amateka, hagiye haberamo operations zigiye zitandukanye. Uva Nyakajanga rero ufashe uriya muhanda n'ubundi ukagera aho bita Oso. Aha Oso mubyibuke neza ko twagiye tugaruka kuri situation ya Oso, ariko iyo uvuye Oso uhita ugera aho bita Bihambwe. Aha Bihambwe ni nawo uhurira na wa muhanda werekeza mu gace ka Rubaya. Iyi Rubaya rero irazwi cyane, ni agace gakungahaye cyane, ndibuze no kuba ngarukaho cyane. Ku rundi ruhande uva Bihambwe, ubwo ubaye utakatiye mu by'ukuri hano ngo ujye mu Rubaya ugakomeza uno muhanda, nibwo ugera aho bita Mema. Uva Mema uhita ugera aho bita Bisuma, ariho umuriro mu by'ukuri uri kwakira amaginga ya, dore ko ya masasu yo mu bwoko bwa tirisha ni amasasu kabisa, urasa ku buryo rigenda urireba rigenda ricanye umutuku, ku buryo rwose niyo masasu yari mu by'ukuri abisikana muri iki kirere cya Bisuma. Hanyuma kandi uva Bisuma utangira gutarama iriya axe ya Gatare. Iyi Gatare nayo ngiye kuyigarukaho, ubundi ugacurika za Buguri, ugacurika za Gasheberi, ukinjira Masisi zone. Nizere ko rwose twarimo tubigendanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So rero nukuvuga ngo ahantu imirwano iri kubera ni hagati ya Gatare na Mema, kuko barimo barwanira Bisuma. Ikindi kintu mukwiye kuba mwamenya bakunzi ba Kedi Official, ntago ari M23 yenyewe iri kurwana, hari kurwana icyitwa Record Defense. Izi Record Defense ariko ndazikemanga. Record Defense zifite tworuvu, Record Defense zifite machine gun, bimeze bitari ko nta mugayo. Record Defense ziri muri hari mbaye zigomba kuba zifite ibikoresho bihagije. Iyi rero iyi mirwano iri kuba impamvu cyangwa se intandaro, ubundi Aduyi wo muri no axe ya Gatare, Aduyi wahangaza Buguri yari yaranegekaye. Ni gute yongeye kwiregurupa akaba yaje kugaba ibitero? Kubasanzwe bakurikira Kedi Official nababwiye ko muri ya mirwano yabaye ku munsi w'ejo yagaragayemo indege za Sukhoi 25, ni ibitero FARDC yubuye bigambiriye ko ngo bigomba kugera ku munsi w'ejo kuwa mbere agace ka Rubaya gakungaye ku mabuye y'agaciro kabaye Tombe. Narabivuze ko bakurikiranye inkuru nakoze rwose ndi mu busitani cyangwa se ndahantu hari amahumbezi mu buryo bwa video. Mwibuke icyo kiganiro nagikoze mbabwira ko ibitero bya Sukhoi byatangiye bigambiriye gusa naho byibasira M23, noneho coalition ikabona no kwa divasinga ikajya kubohoza agace ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Aka gace buriya uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ngo yasinyanye n'ibihugu bigiye bitandukanye n'amakampani agiye atandukanye amakontra y'amaminere yo gucukura amaminere hariya. Ubu tuvugana nyuma yuko M23 ihigaruriye, ari kuri pressure yo kunagiye kuruka ya mafaranga cyangwa se agiye gusubiza. Ariyo mpamvu nabari kuvuga ati mukora ibyo bwabaga, ndagura ibifaru, ndagura indege, ndagura ibiki n'ibiki, ariko Rubaya mwongere muyisubirane. Umurundi we ari kubuyera hariya, itiyo yarazibye yacishwagamo amaminere. Rero yirubaya kuba ubutegetsi bwa Kinshasa butakifiteho ububasha, niyo mpamvu mugiye kujya mwumva ibitero bya hato na hato biri kugabwa muri ziriya axe bagambiriye ko bakisubiza iyi Rubaya. Sasa rukuntu situation imeze kugira ngo Aduyi yongere agaruke, nukuvuga ngo hari nyuma yuko M23 bayirasheho n'indege ya Sukhoi hariya muri axe ya Ngungu, iyo za Gasake na za Rwangara, byabaye ngombwa ko izi force zari za divasinze zigiye imbere, muziko zamaze kugera hariya za Kinera hano muri axe ya Gatare, zasubiye inyuma zigambiriye kujya kubuza Aduyi wari wamaze gufata icyemezo, ndetse wamaze kudesida ko agiye kwa divasingana mu Gasake naho za Rwangara, akaza gukubita Ngungu, akava Ngungu yinjira Rubaya. Nabyumvise ndasubiramwo
ni ukuvuga ngo ibitero by'indege byabaye ku munsi w'ejo byari bigambiriye kurasa M23 igasa naho itakaje pedale, noneho abo ku butaka biganjemo abarundi bakadivasingana ahitwa mu Gasake, bagakomeza baza akse ya Ngungu ngo bakayikuramo, bamara kwikuramo ngo bagakurikizaho Rubaya. Mu magambo nuko nguko bari barimo babipanga banashaka kubishyira mu bikorwa, ariko bambi igitero kigaba kigomba kuba kibimburirwa na Suko Nyirangejo yararwanye rwose, mwaribonye ko yarashe. Hanyuma y'ibi rero M23 mu kubimenya byabaye ngombwa ko force ziri muri biriya bice byose bigiye bitandukanye zasaga naho zideployinze ku misozi igitandukanye, basa naho begerana kugira ngo bahangane n'ibi bitero byo ku butaka coalition yendaga kugaba muri axe ya Ngungu, bigakomerezaho mu Rubaya igihe byaba bibahiriye. Aduyi rero wa Gatare wari waranegekaye n'uwa Buguri, nyuma yo kumenya ko M23 zimwe mu ngabo zayo zavuye mu birindiro byazo hano Gatare na za Gisuma, yahise rwose agira atya, ndaza kubagezaho n'agashya kabereye muri Rubaya. M23 yakoze agashya mu gumane na Kedi Official, ntacyo ntazabatangariza, mupfa kuba mwebwe mwamenye mama megabyte yanyu, ikindi mwakoze subscribe, ubundi amakuru yo twa tuyafite pe. Uyu Aduyi mu kumenya ko M23 yasubiye inyuma rero yagize atya, mw'abantu mwe akora kuri za Karachinikovu, bagira gutya baraza pe bararekipera. Rero tuno duce M23 yavuyemo ntago yatuvuyemo gisivili, yahasize record defense zigomba kurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo. Record defense za M23 nazo polisi zifite ibikoresho, zifite imyitozo kira kitu. Aba n'abakomando bigendera, bagiye kubona babona coalition rwose iri gutondagira mu misozi, bikoreye udufuka, bikoreye ibiki n'ibiki, ngo baje gukaba. Babarekuye ikibatsi cy'umuriro, batangira kurasa sasa. 23 cyangwa se zireko defense za M23 zifashishije imbunda zo mu bwoko bwa Tworuvu na za machine gun, zabaga ziri kubona ibyo birongo birebire cyane bya coalition igizwe na FDL na Wazalendo, batangira kuboherereza bibere ku misozi yo hakurya. Ubwo ni hano za Mema na za Bisuma. Ndababwiza ukuri sugukabya, nje muri studio drone yanjye yanyumvishaga n'umuzindaro w'amasasu hari ya za Tworuvu ziri gupepeta, imbwira ati ngabari abarirutse nizo nabahagana birukanse, atabari Bisuma barirukanse bari kurenguka iyo ruguru, atariko iri ya Tworuvu ya record defense iri no kurasa muri Buguri naho yatungagayo ikabasambana nyikisha ukuntu. Bivuze ngo record defense za M23 muri uyu mugoroba zigurukanye FDLR na Wazalendo muri ya misozi ya za Gatare, Buguri na Bisuma, utibagiye na Mema. Ko niko situation imeze. Cyakora cyo tuje muri studio nanone ntabwo twabura kwibabwira ikitwa Musahada ya M23 nayo hari ahantu muri iyi misozi nari ndiho mbabwira zari zihanyuze rwose zigiye gusupportinga izi record defense, uretse ko nazo ubwazo zizamaze kuba zibakimbiza. Uko niko situation imeze yo muri axe ya Gisuma. Ariko mu gitondo drone yanjye rwose irabihari, kandi irabihari live ndayibashyiriraho muyumvire kudutatorera uburyo urugamba rwagenze n'uburyo filime yaje kuba irangira. Uko niko situation imeze. Ubwo muri iyi nkuru mwumve ko M23 itakiri Gatare, itagifite ingabo muri Gatare, yazisubije inyuma ko iriya mpamvu nari maze kubabwira yuko coalition ishaka kwa divasinga na Gasaki kagera Ngungu igakomeza Nyarubaya, dore kari na coalition noneho iri mu Murundi ngo washeze. Ariko tukiri muri no axe ya Gatare, reka mbabwire ko force zo ku mugabo witwa Kigingi zarashe Nyatura zo ku mugabo witwa Mutayomba, bazirashe pe. Iyi nkuru nayo mu gitondo ndaza kwirambura, ariko mube mumenye ayo ngayo yuko Nyatura zo kwa Kigingi zarashe ku buryo bukomeye cyane Nyatura zo kwa Mutayomba. Uyu Mutayomba hari amakuru ariko tugera tutari twakonfirima, ariko tukiri gukurikirana, avuga ko yerekeje i Burundi, dore ko yabanyegiye kitari gito n'ingabo z'u Burundi. Ikindi mwibuke ko ari muri ca nimwe nabitwa Bashamamba na ba député nationale Justin Ndayishimiye kuba yagiye Burundi. Rero murabizi kandi ko yigize generale
ni ibisanzwe. Muranabizi ko umugambi wa Perezida Neva wo gukusanya interahamwe zose cyangwa se FDLR zose nta gisha cyaba kirimo. Twumvishe Mutayomba yagiye Burundi, cyane ko na Omega Niyari n'abandi bagiye bajyayo bavuye ba Jeva ba Hamada. Nuvuga ngo umuntu wese ufite ahahuriye na FDLR, umuntu wese ugaragara nk'umwanzi w'u Rwanda i Burundi rwose ni ku Gicumbi, niko bimeze. So hanyuma rero nari mbabwiye ntihari agashya kabere muri Rubaye uyu munsi gasekeje cyane. Muti biteye bite? Muri Rubaya uyu munsi M23 ngo yari ifite amakuru ko hakirimo adui cyangwa se bamwe mu baturage ba Rubaya batunze intwaro mu buryo bw'ibanga rikomeye. M23 rero iravuga iti abaturage imbunda hari nubwo baba barayishize nta muntu ubika imbunda imusozi, hari ukuntu bacukura bayishize mu masashe akayishingura pe ariko ibanga akaba bizi ko irimo ayifite nyine yiryamyeho. Anytime akaba yagukubita urusazo cyangwa se akaza kuguhoromesha. Urumva aya makuru M23 yari yafite neza cyane. Irangije crossline iri hariya nyivuge se yakoze aka gatendo, yahise ikoresha inama igitaraganya, ihamagara abaturage bose bo muri Rubaya, muze murakenewe hano. Abaturage mu kuhagera ibaha message iravuga itumva mbabwire, nonaha kuna majyadiriyo dufite amakuru ko mubitse intwaro hano mu nzu, nta muntu tugiye kwinjira mu rugo rwe ngo tumusake. Twazanye drone ifite ubushobozi bwo gudetectinga ahantu hose hari icyuma. Uwo tuyisangana my friend, uwo dusanga ni ikintu cyitwa imbunda hano. Ubwo nyine wari wakagomba kujya kubisobanura neza buryo ki twatanze amatangazo yo kuziremeta, ntimuziremete. Uwo tuyisangana nyine ubwo araza kubisobanura ari ahandi hantu. Ako kanya bahita bazamura ikintu cyitwa drone. M23 ngo azanye drone ku detecting ibyuma. Mu kwizamura mu kirere rero abaturage basohokanye za Twaruvu, abaturage basohokana zitwa za mashini gani, abandi basohokana za Kalachnikovu. Ariko mwibaze kubona umuntu w'umugore asohokanye amaguru ya mashini gani, umugabo ateruye igihimba cyayo. Yari amafoto asekeje cyane. Drone yampamagara ambwira ati Kedi hano mu Rubaya turi mu nama idasanzwe, nagasha kabaye ntibigenze biti nimbwira. Ambwira ati Kedi hano abamama bari gusohokana, abamama bambaye bote bari gusohokana amaguru ya za mashini gani, abandi bagasohokana imitutu. Mashini gani igira imitutu yari zavu. Azaba mama izi mbunda barazibitse ngo bazazikoresha ikidi. Abaturage ba Kongo bisaba kuzabashira hamwe bagatozwa bakigishwa, naho ubundi babaye abandi bandi. Ubutegetsi bubi bwatumye bahinduka babibikoko. Nk'uyu mumama ushobora kumenya ukuntu umututu w'amashini gani bayiwambika undi wamaze kwange wasadutse. Uyu mumama kumwigisha ko rwose ibyo gutunya imbunda atari sawa biragoye cyane. Umugabo agasohokana mashini gani, umugore agasohokana mu mututu wo kuyibadirisha, ukabona umwana apfukanye box. Ndakubwiza ukuri M23 uyu munsi yarunduye ibikoresho mu matora, nta yandi mananiza, ntajya kwikaranga ngo ije gusaka. No, uwo tuyisangana. Iyi drone ifite ubushobozi bwo kudetecting ahantu hose hari igikoresho cya gisirikare. Abaturage rero n'abana beza, M23 baranayikunda. Baravuga ati rero ntabwo tujye gukirana namwe, mwaraje muje mutuzaniye amahoro, dore ngibi mufate. Harebwo nyine abakamarade ba M23 bahise bafata udukaramu n'udupapuro barandika Nyirakanaka yayizanye ifite mashini gani zinizi, ese Kanaka arayizanye, bavivura nuko nguko ibintu byahise byikora mu buryo buri automatic. Mwumvise ukuntu M23 nabikora ruzungu, nta byo gukirana n'abaturage mwirirwa mugundagura na hariya. Rero ubu tuvugana iyo niyo nkuru yiriwe muri Rubaya. Ariko za Twaruvu zasohowe mu mazu, za mashini gani zasohowe, za Kalachnikovu bazizanye, izitwa zaje niba ari yerekobye je truwa basohoye bazizanye
bararunda hariya bagati mwakira ibyanyu. Iyo niyo nkuru yari iri muri Rubaya. Rubaya ariko nanumvise hari akabarundi. Perezida w'u Burundi yamaze abasirikare be, kuko hari abasirikare b'abarundi bura Rubaya haguye abasirikare benshi cyane pe. Ngira ngo abantu bari muri Rubaya mwagize umwanya uhagije wo gushyingura abasirikare b'abarundi na FARDC, ariko nkibaza izi ngabo ziba zaguye muri hariya muri ya misozi ya Masisi ku butaka butari n'ubw'igihugu cyabo, basobanurira iki ba nyiraba bantu? Ndavuga ubutegetsi bw'abadede. Niki mubwira abaturage ba nyiri imiryango y'abasirikare babaguye hano kuri iyi misozi? Kuko icyambere arahaguye hariya ntimuri nuko butware mayiti, yo mpamvu zanabaye nyinshi muri ya misozi. Ntimuzi nimba yiripotinze, uretse ko Mutima munabizi ko bapfuye. Ubundi iyo umuturage aje ati umugabo wanjye, tuvuge nk'umugore w'umusirikare yari Burundi, iyo aje ati nje kumenya amakuru y'umugabo wanjye Meruka yaragiye muri Kongo, mukamubwira ngo yarapfuye nimwerekane mayiti ye, ibi bintu bikemurwa biti? Abagore basirikare ko tubaziho gukamirika, iyo mugiye kubaza kabiri gatatu kane mukumva abagabo banyu ntabahari, ikibazo mu gihandora ingamute, hari udufaranga baba twimoza amarira, cyangwa bababwira ko badizatinze, cyangwa bakababwira ko hari ibikoko byabariye. Aho ntibababesha ko bagiye muri Red Tabara, kandi mayiti zabo zigaramye hariya ku musozi yo mu bikwi bigiye bitandukanye, haraza Rubaya na za Ngungu. Katwikomereze, ariko kiriho cyo abarundi barashize. Drone yambye ati kedi abarundi barashize mu masengere cyane. None nta kundi, ubwo nuko nguko nyine, ubwo hari impamvu yarambye gutyo. So andi makuru rero reka duhita dusimbukira kuri inkuru ya Madame wa Vital Kamerhe. Uyu ni umugabo rwose warwaye ihahamuka. Uyu mugabo n'uyu mugore barwaye ihahamuka bitewe n'ibyaraye bibaye mu rugo rwabo. Madame wa Vital Kamerhe rero yitwa Amida Shatur, ni umugore wa Vital Kamerhe. Yavuze ko igitoro cyari kibaye iri joro rya tariki mu rukera rw'ijoro rya tariki 19 z'ukwa gatatu 2024 ngo cyari gikomeye cyane, kuko ngo umugabo we yakangutse already bamaze kubataka ngo hagana ku isaha ya saa 10 z'igitondo. Ati inzu yacu yari yagoswe cyane n'abasirikare benshi, ndetse bari kurasisha imbunda ziremereye cyane. Atariko ku rundi ruhande ndashimira Imana ko yaturinze. Ati rero muri uko kurasagurana amasasu menshi, muri uko kuvuga kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ati byabaye ngombwa ko njye n'umugabo wanjye tujya ahantu hamwe. Ati turasenga, ati kuko wagira ngo hari habaye muri pariseri yacu, ngo wagira ngo hari habaye kuri shandetire cyangwa se kuwa aho bigishiriza kurasa, bitewe n'amasasu menshi yahavugiraga. Ati dans notre parcelle, ati les assaillants ont réussi à pénétrer dans notre parcelle, tirer ça la relâcher sur tout ce qui bougeait. Barasaye icyari cyo cyose kiri kubuje. Ati rero muri uko kurasa byabaye ngombwa ko abagaride bacu cyangwa se abarinzi bacu babiri bahita basiga ubuzima. Ati byatumye umugabo wanjye atangira kuvuga ati madamu birarangiye. Ati gusa ariko anavuze ko cyagi hanagaragayemo drone y'indwanye, te hari drone yanarashiga isasu. Ati ariho umurinzi umwe mu by'ukuri yahise nawe yiyongera ku bapfuye, ngo yakomeretse cyane, we yaje gupfa nyuma. Ati ariko bakimara kurasa iki kibombe cyangwa se iyi drone ikimara kurasa iki gisasu, ati umurinzi umwe mu barinzi baturinda yahise avuga ngo mwiringara, ati mokonzi cyangwa se nyakuba bazoluka ndeyo batuni ozaya wapi baza plus de 40 éléments lourdement armés. Ati bari hejuru, bari gusimbuka binjira hano, ubwo ni mu gipangu. Ati kandi ni abantu barenga 40 bafite n'imbunda ziremereye. Ubu ni umurinzi watanga message kuri bwana
Vitali Kamere ngo ari wihishe mu nzu n'umugore we. Umugore niwe watangaje aya magambo yose avuga ati rwose byari bikaze cyane, umugore mbona we kizuba rwose, atari ko Imana yaturinze, turashimira Imana. Iki gitero rero tubibutse ko batangiye kugishyira ku mutwe w'u Rwanda ngo yuko ngo rufite ukuntu rwari rukihisha inyuma, ariko ukibaza, nibyo nahoze nibaza njye na Magashi, umunyepolitike nk'uyu nguyu utuye mu gace, abanyepolitike ni abantu barindwa, utuye hafi y'inteko ishinga amategeko, ibiro by'inteko ishinga amategeko, ahantu harinzwe cyane, haba hari aba GR, hari inzego zigiye zitandukanye, uretse no kuba wahinjira ufite intwaro, no kuhinjira uri umusivili ugenda ni interdi ntibishoboka, kugeza nubwo drone ijya kurasa mu kirere gituyemo abayobozi bo kuri uru rwego rw'igihugu mu nzego zo hejuru gutya, uhita usanga ko mu by'ukuri ari ikinamico yo kwa Tshisekedi, kuko ntibyumvikana ukuntu area irimo ibikorwa by'igihugu kuri uru rwego rw'abadepite n'abasenateri ndetse n'ingoro y'umukuru w'igihugu hagabwa igitero cyo ku maguru, cyo ku butaka ndetse n'icyo mu kirere. Impossible. Hano abakongomani babandika muri maze amasaha birati la site de Mema près de Bihambwe passe sous contrôle de Wazalendo. Ati site atagace ka Mema kegereye Bihambwe ati kari gukontororwa na Wazalendo. Abumvise hano mbazaniye inkuru ibabwira buryo ki M23 reko defense zayo ziri gukoramwe akazi, namwe mukabeshya. Nyamakuru byamenyerewe kubeshywa, niyo mpamvu mu by'ukuri biba byandika ibyo byishakiye, kuko Wazalendo zirafata video ko zishakiye aho zihagaze hose, zikaza zibeshya ngo zafasha agace runaka, kandi mu by'ukuri wakurikirana ugasanga ntaho bihuriye n'ukuri. So magingo rero nuko situation imeze, ni M23 irimo yakajije uburinzi bwayo ndetse n'umutekano, bitewe n'aya makuru akomeje guhwihwisa yuko guverinoma ya Kongo ishaka kwataka agace ka Rubaya mu kububi na bwiza. Ni indege kandi zikomeje gutunda amasasu n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwifashisha kugira ngo barebe ko babohoza muri tumwe muri utu duce n'ubundi twariho tubabwira turi kurwaza leta ya Kinshasa isereri, ariko ku rundi ruhande M23 nabo bari tayari cyane. So rero ibi bitero biri kubera aho bita Bisuma, ibi bitero biri kubera aho bita Mema na Buguri, mu gitondo turaza kubigarukaho tubabwira uko byari byifashe, kuko drone yacu irahabaye. Mwabonye ejo abakunzi ba Kedi Official mu bakuri za mbuga zacu zombi ko ari ebyiri, nshyiramo video n'ubundi drone yanjye iri muri bira bice biri kuberamo imirwano. Ntimuyibuke iyo video, bivuze ngo nta kintu kiri kubera hariya kigomba kuba kibisoba. Icyo musabwa ni kimwe, nyamuneka mukore subscribe, mu sharing video zacu, ibindi mubiturekere mujye munakanda like. Like nayo ni ingenzi cyane, kuko iyo mukoze like cyangwa se mukaze kuri eme, bituma YouTube idufasha icyo twakwita nko gutembeza uyu muyoboro rwose ukagira ku bantu benshi cyane, recommandation, noneho abantu bakaba ubaye interesse n'inkuru tuba twakoze agasiga fyonzeho. Ariko noneho biteye isoni niba utwumva kuwa mbere ukagera ku cyumweru umanje gusacinga gukanda subscribe, ntibitwara mega gukanda subscribe, uretse kuba mu by'ukuri buri uko dushyize ikiganiro ugomba kuba ukibona mu bambere. Ariko twebwe nka YouTube, nk'aba YouTuber bitugirira umumaro, bituma iyo twumvwa n'abantu bakoze subscribe, hari avantage YouTube iduha kuri bitangazamakuru cyangwa se kuri uyu muyoboro. Nk'ibyo ndi kubabwira byo gukora recommandation n'ibindi bigiye bitandukanye, bibona ko nyine abantu bakureba nabagukunda kandi mwirwa munyandikira ati murankunda. Ibyo byo rwose namaze kubona ko munyemera munankunda. Ubwo rero ubwo bimeze bityo, ni mukore subscribe ku batarayikora, tujya muri statistique dusange byibuze 80% by'abumva ibiganiro byacu nabakoze subscribe. Hariya rwose mwakoze igitendo. Ariko iyo tugiyemo tugasanga 40% nibo batwumva barakoze subscribe, 60% nabatwumva batarayikora, hariya ahantu tubona ko rwose mudukunda urumamo.
cyo bituruma urukundo rw'umama. So nahangaha rero duhiniye mu twemere rwose duhinira ahangaha, ahubwo tuze gusubira mu gitondo tubabwira icyitwa ripoti ya risasi na majeruhi. Makuru rwose yo nakagaruka tunabatambagiza izindi access zigiye zitandukanye harimo umujyi wa Goma, Sake n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. So tuzasubire ku munsi w'ejo rero, ni umutaramu wanyu Ritadi Kedi. Bye bye.